nabanga ni ndabona uri kwimenamo n'akantu kunywa akantu ni ngombwa akantu gatuma umuntu asusuruka ariko barambwiye mani ngo ikinyobwa gikabije ntago kiba ari sawa oya ntago aba ari sawa no sujyo ngo bitera ubushyuhe bwa hatari ntago ari bose ngewe nabingoye ukanyira ku mugore umbangamiye rwose bivuze ngo we ntago ukunda umugore oya abagore ndabakunda ujya gukopera bakajya bakubwira ati umugore araryoha inshuti zawe zifite abagore zirabwira ati abagore ni sawa cyaga ahubwo hari wakumvishije wumva ni fresh niyo bavuga ati nawe ugiye gushaka umugore oya hari nyine urabona hari ukuntu uba utari washakana n'umugore ariko ufite inshuti zibafite arambwira ati umugore ni namushukuru cyane yego aho bita nka bashi yego ngo ikintu bahuriyeho abandi bantu batagira babuze niho hantu mu gihugu itiki iba ndende nyine aje no gusanga atari bo babikunda bonyine yego bavuga gukunda inyama bavuga no gukunda abagore ubwo bivuze ngo ikintu bita umugore n'ikintu bita akanyama n'amafaranga Innovation Smart TV ngusuze udawema kudukurikirana hano kuri Innovation Smart TV ndi kumwe n'umusore hano niba ari umusore niba ari umupapa simbizi araza kutwibyira umusaba imeze bite cyane fresh man musaza bakwita nde anyita DN Sam nkaba nibera hano Nyabugogo wibera Nyabugogo hanga Nyabugogo hano ku cyambo hano nyine baba mu kujya mu mujyi yego ndabona ufite n'akantu uri kwimenamo gasome nari bituna akantu ni keza cyane bakita nobilisi yumona kanyweye arasusuruka wasusurutse nasusurutse byata barabwiye guri mu bantu ba mbere basetsa byatari reka basetsa gatuma umuntu asusuruka ariko barambwiye mani ngo ikinyobwa gikabije ntago kiba ari sawa oya ntago aba ari sawa no sujyo nabakingije musi bataririmba rwo bari kubi no se niba banywa kandi bose ntibanywa kandi ntubizi ndashaka udukubite story mwishekeje story gisekeje ikintu gisekeje mfite muri aka kanya yego nukuntu nherutse gutereta umukobwa yego nawe nateretse umukobwa yego ndangije nkambwira ati sheri ndashaka ko tuzakundana nkambwira ati nta kibazo yego ariko ngiye dupanze igihe cyo kugira ngo tuzahure muri inkweto yo kwambara karabazi none kuki utagiye gushaka aho wayitira se gatanu nahitira ngiye gutira umuntu inkweto arambwira ati reka ntabwo bikunda twagiye gukora umuntu w'umusore uzi gushakisha wazashatse amafaranga kuri yawe none se wowe wari ugiye gutereta bivuze ngo nta mugore ugira nta mugore mfite umugore nzamuzana afite imyaka 37 ufite imyaka ingaho tuvuga 28 urabeshya umuntu ufite ibyanwa bingana gutyo oye ibyanwa se ufite n'akanyinya naga onaga ubwanwa mwana nisuna ni kasuna yego none se hari abantu bari bavuga ngo rero ngo kuri iki gihe uwashaka yashaka cyangwa akabyihorera ngo bitewe nuko ngo ingo z'iki gihe ngo baririrwa mu madivorce ibyo bintu wowe urabishyigikira ahubwo abantu batinze gushaka abantu batinze gushakanye ntago nyambaseka bisigaye bigoye cyane kugira ngo umuntu atunge umugore bisaba kuba ashakisha saba n'ubushobozi rero bwo utinze gushakanye ntago naguseka nanjye usomye simba ngomye kuba mfite niyura nk'abagore batatu none se uheruka kuranana n'umugore ryari kuva byibura watubwiye ko ufite imyaka ingana 28 kuva ku myaka yawe veni uheruka kuranana n'umugore ryari ntabwo nkubeshya rwose tukorana bugacya se ngiye kumara imyaka myinshi cyane hariho bwari bwirirwa na buzu se waza si ibyo kuba wenda uwo twiriranywe n'uwo dukora akazi kamwe ariko twararanye abantu bamwe ibyo bintu babwiye yuko bakunda abagore ngo bitera ubushyuhe bwa hatari ntabwo ari bose ngewe nabingoye ukanyira ku mugore umbangamiye rwose bivuze ngo we ntabwo ukunda umugore abagore ndabakunda kuko nabo batubyara ariko nabwo ntabwo nkabiriza mbega ubakunda muri mwayene nkunda nyine mbagunda muri mwayene nyine none se birumvikana ko ugomba kuzagira umuryango nyine ukagira umugore ukagira n'abana kuko nawe urabyifuza nicyo uri gukora ubu ngubu kugira ngo uteganyirize uwo muryango wawe w'ahazaza ikintu nakora cyo kikosa ni rimwe ntabwo nagera kunywa kano kantu ngo nkunde n'abagore none se ubwo ari umugore n'ako kantu uzakunda iki ubu ngubu aka kantu nimara kugira ngo nkagabanye cyangwa ntakaretse nzikundira umugore kuko ndashaka ko mu minsi iri imbere nimara ibintu ndi gutekereza n'ibicamo neza nzashaka umugore nyuma y'imyaka nk'itatu cyane ubwo rero bivuze ngo warabitangiye ibyo kuva mu busore nyine mu busiribateri noneho nawe ukagira umuryango
none se ni icyo ukora ubu ngubu ugira ngo witeganyirize kugira ngo nyine uzabashe gutunga uwo muryango wawe? ubu ngubu akazi nkora ntabwo gahagije cyane ku buryo nabigira mu rwego rwo gutunga umugore, ariko uko byasa kose iminsi izaza ndabizi ko kazaba kameze neza nibwo nzashaka kuyemza n'umugore. Ubwo bivuze ko watangiye nk'ibintu byo kwisevinga? Kwisevinga aba ari ngombwa kuko mu buzima ntabwo waba umusore utisevinga, burya ntabwo nta kintu na kimwe waba. Ariko hari akantu nakubajijeho ntiwansubiza, nkubaza ngo ese ko abantu bajya gushaka ugasaba umuntu akubwiye ngo n'ubundi ingo z'iki gihe nazo ziramarana ziraryana, wowe ubona ibyo bintu wowe wabivugaho iki? Aba bantu bavuga ngo izigiye ziramarana ngo ziraryana, ntabwo abantu bose bateye kimwe muri sosiyete. Yego, hari umuntu uba ugomba wumva ko gushaka umugore ari ngombwa kandi kuko ni ngombwa. Yego, hari n'umva ko udashaka gushaka umugore atari ngombwa, uwo nguwo nawe afite ikibazo. Ushaka umugore ni ngombwa, mwaryana ariko munabana. Kandi nk'umugore araryoha? Ataryoha, araryoha cyane. Kandi wavuze ko utararyamana n'umugore, ubwo se wamenye ko aryoha? Byihora baba bafite bajya babimbwira. Ujya gukopera bakajya bakubwira ati umugore araryoha. Hari inshuti zawe zifite abagore zirabwira ati abagore ni sawa. Cyangwa ahubwo hari uwakumvishije wumva ni fresh niyo bavuga ati nawe ugiye gushaka umugore. Hari nyine urabona hari ukuntu uba utari washakana n'umugore ariko ufite inshuti zibafite. Arambwira ati umugore ni namushukuru cyane. None se ari umugore w'igikara n'uw'inzobe ukunda umugore umeze ute? Buri umugore wese ni umugore nta kibazo kiba cyane. Ubwo ni ukugira ngo umunsi wagiye gutereta b'ibikara bakagukatira, ab'inzobe batazagukatira, niyo mpamvu bivuze gutyo. Urabona njye ndi igikara mbonye umugore w'inzobe ariko mfitemo n'akayo. Akayo ubona afitemo rero, ubwo turamutse nzanye umugore w'inzobe twibyarira nk'umushinga cyangwa wahita uba umuzungu. Ubwo ni ukubyara umumetisi. ahantu hose si ubyumvaho. Yego, hari n'abandi bantu usanga muri iyi minsi bavuga ngo ikibazo cy'ubukene ngo kimeze nabi, nawe niko ubibona? Abantu muri iyi minsi bavuga ngo ikibazo cy'ubukene. Ubukene bwo burahari ariko kwihangira imirimo nabyo birashoboka. Yego, ubwo bivuze ko rero ibyo gukora byo birahari, ahubwo ikibazo ni uko nyine ari abantu babyumvisha mu mutwe wabo. Ni ukuvuga ngo umuntu uvuga ngo hari ikibazo cy'ubukene, umuntu niwe ubundi umuntu akina ku mutima. Wowe niba udashaka uburyo uzakora ngo nyine uzaba uri umukene, ariko nushaka icyo nose abantu bose barakena. None se urabona nkawe uri umusore sibyo? Urabyuka mu gitondo ukaza gushaka amafaranga ashobora kuba yagutunga cyangwa agatunga n'undi muryango wawe, bitewe ushobora kuba ufite ababyeyi cyangwa abavandimwe bawe, ku buryo umuntu muri famiye yawe ashobora kuguhamagara akakubwira ati mfite ikibazo iki n'iki, ukaba wamwumva ukabasha kugikemura. Ubwo bivuze yuko ibyo gukora mbega uba wabiharaniye. Urabyuka mu gitondo ukavuga ati ngiye kureba icyo nkora. None se nk'urubyiruko usanga muri iyi minsi rwo rwumva ko rudashaka gukora, warugira nk'ihe nama? Urubyiruko rudashaka gukora ubundi se babuze icyo bakora gute? Ubuze n'icyo ukora akabera nka bansabe icyo ukabera na ba nyabisi. Yego, ugakina n'izo komedi. Washaka ukajya wambara n'amakoma cyangwa ukambara n'ibishwangara ariko ukabashaka akazi. Yego, ugashimisha abantu icyo gihe. Ukishima, ntabwo washimishije umuntu niba afite inote y'igihumbi yaguha 500. Yego, ibyo rata nibyo. None se hari nk'abantu b'abasore ujya kubona ukabona bishoye mu ngeso nk'iz'ubujura bukabije, ni nk'iyo nama ushobora kumubwira ukavuga uti hari ababikora bitewe n'uko bihebye. Ubuzima buratandukanye. Hari umuntu ushobora kuba wenda impamvu ajya muri ibyo ngibyo ashobora kuba yaranyweye ibiyobyabwenge byinshi, cyangwa se bitewe n'ibibazo bye aba afite mu muryango. We ni nk'iyo nama ushobora kuba wamugira kandi ikaba yamufasha. Umuntu wiba cyangwa nk'ibiyobyabwenge afite ikibazo gikomeye cyane, yarahanzweho na shatani. Aba agomba gushakisha uburyo agomba gukora byanga byakunda, apfa kuba atamugaye, afite amaboko n'amaguru. Ibyo bifata abafite abadayimoni. Yego, hari umuntu mbwiye ariko guhegaye uri kwinywera n'amazi. Ariko burya ibintu byose aho ngaho haba harimo volute zemewe. Ahangaha volute ziremewe cyane ko hariho volute zingana. Ahangaha 42 zakwatsa umuriro. 42 ariko ushobora gusanga namwe nka 15 zone. 15 kandi urazikontorora cyane binakomeye. None se niba ubundi se ubaye uzikontorora hari icyo bitwaye? Ikintu kiba kibi ari uko warengeje. Ubundi ikintu kibi ni icyo wanyweye ukarenza. Kuko wakomeje rero, ariko barambwiye ngo uzi no kubyina wana. Kubyina se urumva ari ibintu bya hatari. Yego, turashaka none ubu ngubu ngiye kwigira inyuma kugira ngo uzuminge neza fresh, udushyire akantu k'imbyino ya danje. Umuziki buri mu bwo ntabwo nahuramo. Wabura akantu uragatasi kubitaho ugahita utubyinira ukatwemeza. Ntabwo nkubitase. Ufite akantu gatoya. Yego, gatoya.
Nashaka gukora ako kantu bagaragazaga mu maso turebe kakuriya bagera ugakubiteho uko mu maso turebe ureba kuri kamera fresh good rero burya ntago umuntu yabura icyo akora cyangwa se ngo abure icyo ashobora kuba yafasha abandi ushobora kuba wakwishimana n'abantu kandi bidasabye ko ukora ibintu byinshi yego sasa rero ubu muri iyi minsi wowe nizihe ntego wumva ufite bitewe n'igihe turi kugenda twegeramo no kuvuga ngo intego mfite muri ino minsi ni gushakisha imibereho yego hari umuntu unyongoreye ngo wabyinnye no mu kabari ngo waramansuraga ese buriya abahungu baramatsurana aya nta muhungu masura masura abakobwa umuhungu yamasura guteze ubwo waba ugiye gukora bya bindi abantu badakunda kwemera cyane kwigira umukobwa kandi uri umugabo by'ubupedise wabaye umutinganyi uwo muniga ukunyuze inyuma wa ikiriya kintu ari kunywa ni igiki uriya mukobwa nawe buriya nyine bari abana niko akunda nyine ibya bibazo byose hari abambwe ngo bakita igikupekupe ni igikupekupe ashaka gusimbuka ahantu hari mu mukingo wa metero 10 yego agira ngo ni kagufiya yego yagituma umuntu amererwa nabi idase kiriya wigeze ukinywa wowe wowe ntabwo wigeze ukinywa nta kantu buriya ubonye ririmo ndanywa nuko ari umuntu warushamije ariko urumva umeze neza wabaye fresh urumva imbaraga zibonetse ariko barambwiye ngo kugira ngo abantu nkamwe b'abajeni kuri iki gihe ngo musigaye mubanza mukanywa biriya bintu kugira ngo imbaraga zize nibyo nta muntu ushakira imbaraga mu kiyobyabwenge ikintu wese cyane ikiyobyabwenge none se buri ikintu cyose uzanywa ikintu cyose uzanywa ugiramo akantu uhindukamo burya aba ari ikiyobyabwenge ngwino tubwire umushi rero urakoze numvise ako kazi nakakwita mushura kemera cyangwa nukubeshya kamushinda kemera ko bakunze kumpimba none se nikundira inyama uturuka ibushi cyangwa wapi yewe nge nturuka ibushi yego ariko hari amakuru numvise reka mite nayo kubarizaho barambwiye ngo abantu baturuka mu nce za hariya i Rusizi baza i Kigali ngo hari ishyamba munyuramo ngo habamo igiti ngo icyo giti ngo umuntu wese w'umushi uhaciye arabanza akagihobera kuva mvuze ngo ibushi ndumva nta kosa nkoze kuko abantu benshi niko bakunda kubivuga hari icyo bibangamyeho siko abantu benshi bakunda kuvuga ngo icyo giti ngo ugihobeye ngo iyo ageze i Kigali ngo agira umugisha ngo ariko ugiciye iruhande utagihobeye ngo usubirayo imbokoboko ibyo bintu nibyo barabeshya nta muntu wemerewe kuva mu modoka ari mu ishyamba yego nakuko naze ngo nagara fureri ntabwo nahise za nkore araje nyine mbana n'umuvandimwe nyuma yaho nkora ibyo yakoraga yacuruzaga amatelefoni nanjye ahita amaho kubicuruza ubu nawe ucuruza amafoni ubu naragahinduye yacibwa igihe kinini wabonaga se amafoni bigenda yaragendaga cyane ahubwo amafoni agira ibiceri mani agira ibiceri utesuhuza n'abantu bakorera Nyabugogo mu gifi ahita mu gifi ngo wasigaye yitwa muri rebuke nibyo ahangaha kandi wasaba warakoze mu buhoteli hano hepfo hano hepfo n'ahakorera ariko ubona n'ibivamo kuki utahise ujya kwataka ku iposita se hepfo rwose naho ni hataha turasoje rero kandi uri no kuri televiziyo ubu wabaye n'umusitari sibyo se yego noneho ni iki wasorezaho ubyira nk'abanyarwanda cyangwa se abaguteza amatwi ikintu nabwira abanyarwanda cya mbere na mbere ni icyizere yego cya kabiri ni ukwiyubaha yego cya gatatu ni umuco yego no gukura amaboko mu mifuka yego ugashakisha ubuzima yego no guca bugufi disipurine nyine ikinyabupfura vuga ngo innovation smart tv gasubiraho ni icyamamare ariko uzi n'indi miwano innovation smart tv kubibaje innovation smart tv innovation bivuga udushya smart ni ikintu cyiza nyine gisa neza tv ni television ubwo rero ugomba kujya ujya kuri YouTube ukandikamo innovation smart tv ugahita ubona iki kiganiro cyawe
inshuti zawe ukakibereka ukanakibasharinga bakabasha kukibona. Hari benshi kugera ahantu biba bigoye musaza, ubwo rero wagakoze. Sawa rero urakoze cyane. Kora subscribe mukore share kandi mukagukwana comment. All right.